toxique nta permis de conduire yagiraga. Ariko se nawe gusa buriya abahanzi abanyamakuru abakinnyi b'umupira ibyamamare hari ukuntu nyine iryo zina rishobora kubatwara n'umupolisi yamuhagarika afite gahunda yo kumwaka nka perimi yamubona akabona ni toxique ngo abana ngo waraye udutwikiye bikarangira wenda abaye umufana we umupolisi aragufashe uvuye hano yamaha uti aho kugira ngo kwake perimi ngo abana ngo mukanya ngo nakurebaga buriya nawe ukabigendera buriya habaye nk'umukobwa wo gufata ibyamamara abantu bazwi bafite perimi de conduire yego sha babafata cyo gutanza amakuru batanze amakuru oya ariko twagiye tubibona umuntu akaba ari umustar uri aho ngaho ariko mu by'ukuri nta byangombwa afite bimwemerera gutwara ikinyabiziga umuhagarika mu nzira akaba umufana ndakwemera ariko umuntu nawe aba afite ikibazo mu mutwe kuko gufata ikinyabiziga ukakigendamo nta permis de conduire aho rero niho ubona nyine ko haba harimo ikibazo njyewe nzi gutwara yego ariko nta permis de conduire mfite uko ugenda utwara ugenda umenyera n'umuhanda ariko abantu bazi definition ya permis de conduire qu'est-ce signifie conduire n'uruhushya rukwemerera gutwara ikinyabiziga yego mu muhanda ndi ngororero nimugoroba nabonye nshimira n'umupolisi wari uhari kuko bari gufasha abanyeshuri bagenda nyine bajya ku ishuri nahageze noneho tubura imodoka twara abantu benshi ariko uruvunganzoka uko nanyuze Musanze ndazenguruka Ngororero ngaruka Kigali aho ngaho ubona ni mu kazi n'ubundi Samuel yarakiri muri Ngororero noneho mbona umupolisi igitondo cyiza umupolisi uhagarariye abandi muri Ngororero ubwo ni DPS yarimo yinjiza abantu mu modokari turagenda turamwigira turavuga abanyamakuru nari kumwe na Rugamba wa Jenny wa musaza dufashe ushaka uburyo kinatwe dukira muri bari abanyeshuri tuze kugenda ngo nimuhumure n'abamenyi iryo jambo yari bivuze ngo nimuhumure n'abamenyi gusa adushyira mu modokari abandi bamanjiriwe twinjira mu modokari no kuvuga rero ngo yabonye umuntu wicaye mu modokari yicaye kwa shoferi adafite permis de conduire amuvana amatingwe none aho wicaye bazi tiburi ushobora gukora ku cyuma gito imodoka igaproba kandi ntabwo yizi nta permis de conduire ufite wabigenza ute wagarura ute kwishora mu kinyabiziga udafite permis de conduire ubundi mu mahanga niba bizi neza permis de conduire buriya permis de conduire mu mahanga ifatwa nk'identité yawe ni ubundi nyine ni license hari ko bajya kubaza ngo ID nta nubwo permis ariyo gutwara urebye ahanini permis niyo kukurwanaho mu gihe wakoze impanuka kuko nta muntu urusha abakanishi kumenya imodoka nta urusha abanamba kumenya imodoka n'abana bazamu batwogereza imodoka ntawe barusha ariko cyagiye kariya kantu buriya mu kinamba hajya haba ibibazo umuntu akajyana imodoka mu kinamba akayisigira umuntu yoza na kontaki umva akaziritagura umunamba akavamo akiro oya wijya kuri ejo bundi hano KFC ntihabaye impanuka dusoza umwaka mu kwa 8 mu kwa 9 twakoze inkuru umunamba yatwaye imodoka ya boss aragenda agaruka agonga nyirikinambara cyangwa ni manager w'ikinamba ahita apfa kandi yamugonze nyiri imodoka ayibona avuga ati yaje kwireba avuga ati imodoka yanjye iri hehe bati wa muntu wayoza agaragurutse nyiri kinamba muhamagaye yaje amureba aramugonga ariko naho abasekirite bo kuri station hari igihe wenda bagusigira kontaki kugira ngo umuntu naza kuza wenda akuntu ayideplace atanga inzira wa musekirite nawe akayicokamo asapero tekanga ati ngo kirero wa polisi hari ibintu byinshi byavuzweho ku munsi w'ejo harimo kuba nta permis agira ibi ni mu byatumye rero ngo n'ubundi ikibazo cyo digital toxic muri kubona igikomera ati nuko nubwo yakoraga impanuka ahatubwa icyangombwa kiri hehe baje gusanga rero ko nta ruhushya rwemerewe cyangwa rumwemerera gutwara imodoka afite ibi rero byatumye n'ubundi kese ye ihumira kumurari umunyamategeko avuga ko iyo impanuka iyi ngiyi ya digital toxic iba ariko ntagerageze gutoroka agahita yijyana kuri polisi cyangwa se akamenyesha ibibaye ako kanya dosiye itari kugira uburemere nk'ubwo ifite uyu munsi akantu ko gutoroka nako no kwiyemeza icyaha kandi yatorotse ko yarabizi ko nta permis de conduire afite byanatumye ikese yigira gute ikomera ati akenshi abashoferi iyo bamaze kugonga amaze gukora amabara baratoroka sinuriye gusa amaze kwibona ko n'abafite permis barirukanka n'afite permis barirukanka guhagarara hariya kuko umupolisi yari afite imbunda akakwahuranya nabo kuko umaze kugonga mugenzi we ushobora guhagarara aho ngaho gatoya abaturage bakaza bakakwahuranya
niyo mpamvu rero abantu benshi bavuga ati reka dupirike. Umuntu wese arikanga iyo amaze gukora impanuka gutyo, arikanga akavuga ati ikintu nkoze gishobora gushira ubuzima. Cyane ko no kwica umuntu burya n'ibintu binakomeye. Nta munsi bizakorohera Jonathan, byaba waba wabigambiriye, ubona babigambiriye, ujya ubona n'uwo ubukozi ari impanuka akavuga ati iki kintu kiraza kuza kujya kiraza kuza kungezayo. Mu bindi rero byagaragajwe nuko hagaragaye ibiyobyabwenge mu rugo iwe mu rugo mu rugo rwe. Nanone umuvugizi wa polisi uyu ni ACP Rutikanga yavuze ko hakiri gukorwa iperereza kugira ngo harebwe niba koko uyu musore yari yanyoye ibisindisha. Bivuga ngo bya bindi bavuze byuko bamusanganye bamupimye wenda bishobora kuba bitari byo, kuba baravuze ko yahushyemo, kuko ACP avuze yuko hakiri gukorwa iperereza. Icyo bavuga hariya sinzi basomye inkuru, ibyo biyobyabwenge bamusanze mu rugo kugira ngo bapime mu maraso nimba birimo ibyo we akoresha, ibyo akoresha, kuko ko yari yanyoye bisanzwe, ahubwo yari yanyoye, ariko baraza kumenya nimba ibyo biyobyabwenge bya bipimo bajya bakomeye bakore bafata. Ariko no, uyu musore umaze hafi ibyumweru 2 ari mu maboko ataraye, afungiye ahantu hatari hamenyekana ko ntabwo polisi yavuze sitasiyo. Oya nabigeze yivuga. Swat nibamuregera ubushinjacyaha cyangwa se bamujyane muri rehab, cyangwa se ubwo naregerwa ubushinjacyaha bwarahita ava mu maboko ya polisi atangire procedure zo kuburana. Mu bantu bake bamusuye yababwiye ko atibuka ibyabaye, kuyeho iyo barebye muri kamera bakareba aho yari arimo kunywera, yanywaga amashoti y'amarikeri aremereye, urumva aba yicotse muri Range Rover, aba aramanutse yerekeza mu bice by'Iremera, ageze peyaje asanga abatuye mu mujyi wa Kigali barabizi ko mbere y'uko umwaka urangira umuhanda wo kuva Sopetrade cyangwa se mu Kanogo bafite ukuntu bari barimo kuwabura ariko banafunga inzira. Rero iyo bwiraga bafungaga kiriya gice, imodoka bakazicisha kuri RSSB kubera biranuza bakoraga yo gushyiramo bus, umwanya wa bus. Niyo cyo barimo barakora buri. Ese nicyo bakoraga gushyiramo kiriya kintu bakoze, bajyaga bafunga umuhanda nijoro bagacisha imodoka. Ariko byari bizwi binagaragara kuko abantu benshi bataha muri ziriya nzira barabizi, aho kuvuga ngo kwa kundi nyine wowe uba uri tipsy utari soba. Ikintu cyitwa guhorera urakizi? Yamanutse yahoreye, yafatiyeho mu jambo rimwe, ufatiraho gusa. Noneho Range Rover wahoreye wazamuye ibirahure ku ntibiguruka. Rero kwifunga no kwigarura no kugira ngo ahinture icyerekezo nibwo yahise abatura uriya mupolisi. Urumva rero nk'uko wari ubivuze iyi kesi ye n'ubundi ikijwe ubushinjacyaha. Yes. Kubera yuko rero ibintu bye urebye byagiye bivugwaho na polisi, by'umwihariko biciye muri umuvugizi wayo Assistant Commissioner of Police Rutikanga Boniface, ubwo byibura bigeze muri parike, reka twizere ko nta gihindutse azaburanishwa n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, kuko hariya yakoreye impanuka mu karere ka Nyarugenge. Ubwo rero Faustin Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha n'ufite akazi ko gukomeza kuvuga ibindi byaha ubushinjacyaha bwabonye, ariko ni toxique usanzwe, ahubwo yabaye inkuru. Icya mbere ni umustar mu kuvangavanga imiziki, cyamugize indi nkuru ni uko ari umudiji, kuko sintekereza ko mu bantu twakagombye kuba tubona amakuru ya buri kanya n'uriya muntu wari utwaye ikamyo Kicukiro. Yego, uriya wagonze sitasiyo akagonga imodoka akagonga amamoto. Uriya muntu ntabwo tumuzi, ntabwo nzi umwirondoro we. Iyo kamyo sinzi niba ari Inyarwanda cyangwa ari Tanzania, urumva nta muntu ubizi. Ikibazo nyine cyo kumenyekana. N'ikindi gikomeza iyi nkuru, yagonze umupolisi uri mu kazi. N'ikindi gikomeza inkuru, yagonze umupolisi uri mu kazi. Niyo mpamvu uvuga ko mutazafungiye kugeza ubu ngubu, wowe bivuga yagonze umuntu uri mu kazi. Ni ukuvuga kugonga umuntu uri mu kazi noneho wasinze uri n'umusitari hariya, biraza kugaruka gukomeza dosiye ahubwo, kuko yagonze umupolisi uri mu kazi. S'il vous plaît, nibyo rero bivuga ngo uburangare bwe bwarenze ikigero, ariko ntiyaragambiriye kumugonga. Ntabwo yaragambiriye. Aho polisi yabitanzeho umucyo, ivuga ko abantu bari gukomeza bavuga polisi yakoze impanuka nk'ibisanzwe, hanyuma kandi ntabwo we yabyutse afite umugambi.
wo kuzagonga umupolisi. Twibuke ko muri biriya byumweru byashize hari undi mupolisi waragongiwe Nyagatare. Yego. Nabwo urumva ko twabikoze mu nkuru hagonga abapolisi 3 muri kiriya byumweru byashize 3 ariko hamenyekanye 2 cyane. Yewe mu kiganiro cyihariye nagiranye n'umuvugizi wa polisi mu gikari ubundi ibintu bimugora kuvuga ni iby'impanuka ni iby'abantu bapfuye. Impanuka ziragora. Impanuka kubera ko hazamo n'amarangamutima. Turi kubivuga umuryango w'uwo mupolisi wapfuye nawe wongera urumva turimo kuvuga nahise abona message bamubwira indi yabereye Gakenke ngo polisi nk'urwego nyine rushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu buri minota 30 ubonye nka report wabakira z'impanuka twebwe zo tumenya nizanditswe wowe Jonathan umanukanye Nyabugogo ugakora impanuka bazabivuga ariko umuntu witwa Felician w'Inyabikenke nakora impanuka ntabwo ibi inkuru cyane nanone inkuru ikomezwa n'izina ibyo yikoze utekereza ko wa mukinnyi wakiniraga Liverpool wakoze impanuka ikamuhitana na mukuru we ari we gusa wakoze impanuka twamumenye kuko ari umustar. Yego. Urya munsi wasanga harapfuye abandi bantu. Uzi nko muri Amerika imodoka abashoferi bakora impanuka kubera iriya mihanda yabo iba ari minini. Gusa toxic inkuru ndi kubona inarimo cyane ni umuntu w'umujene w'umunyamujyi nk'uyu mwana nk'uyu mwiza utinyuka akamarana imodoka umwaka 2, 2, 3, 5 nta perimi. Umwana wizera ku Robert yize neza se no mubirigi akantu umugira umushinga aya no mubirigi no musaza no mubirigi no mubirigi se no mubirigi ahubwo nyina yakuriye muri Kongo ashobora kuba n'igoma hari niba atari Bukavu ukekwa ko yaragiye Bukavu kuko bamufatiye mu karere ka Karongi afatwa rero yafatanywe n'uwakanyujijeho muri Ruhago witwa Raju akaba ari inshuti ye akadasohoka yari atuye ku Gisozi tinya umuntu ukora impanuka yasinze agahita amenya umuntu ahita ahamagara hoya hari abantu bitango aba ari inshuti ye ni umuntu buri kuri fast diary kuri rimwe nimero ya mbere ubu nimero ya Jonathan ishaka muri telefone ariko iyawe nimero nyifite mu mutwe nanjye yawe nyifite mu mutwe ushobora kuba ntafite iya mukecuru wanjye ukwikurikira ariko ya Jonathan umva 88 mu mutwe. So rero uyu mwana birabaza ngo assurance ura mupolisi zamwishyura umuryango we atarafite permis nicyo kibazo cyo kubona umustar kuko nicyo natavuze permis de conduire cyangwa se license iriya kuyitunga iyo uyifite uba wumva ari leaks nta kibazo ariko ikintu nk'iki kibaye ni hande bakubaza ngo wari ufite Jonathan abikoramo yagiye gukora ubuvugizi mu baturage baramuhamagara ngiye ubutaka bwanjye Jean Paul arabwinjiriye yarabutwaye yarabumaze bakubaza ufite UPI y'ubwo butaka uri kuvuga bagutwaye ngo urumva ngo ngewe ngo naburazo zo gukuru mpa UPI ni hundi buvugane nawe ni kuvuga ngo nawe akakanya agiye kugwana n'amategeko uyu mwana cyane ko yaramaze kwibaka mu mitungo ni itegeko ribuze kuza gukurikizwa asirase ntabwo izemera kwishyurira ibintu by'umuntu watwaye imodoka adafite ubwishingizi arabanza akurikiranwe kuba adafite license ubundi gutwara ikinyabiziga adafite permis ni amande y'50,000 simple ariko nubwo ngo umuntu akananguka azateza ibyawe da urumva aho niho haza mu cya kibazo kandi permis kuyibona Jonathan arambwiye ati rwose permis nta muntu bajya yamba permis mu Rwanda nta muntu bajya bayimba muri kuyikora ari mu bwasisi twebwe twayikoza harimo amakorosi ejo nabwirwaga n'umuturage wo mu cyaro umwana waramuhaye kuri moto anjyana mu misozi ngiye kureba abaturage arambwira ati buriya hariya ibusanza byaroroshye ati kera umupolisi yaguteraga ubwoba kuko uri kumureba imbere yawe yari ibusanza aho uragenda ugakora kuzibona n'ama automatique barazibona rwose tugarutse rero k'uyu musore yakoze amakosa nakomeye cyane bo hari n'umusitari wundi tuziranyeho wowe akora kuri ya radio hakurya ku Gishushu nawe yatunze imodoka atunga na moto yanakoze aho mu tipe isheri wawe ndabizi noneho abaho nta perima agira imyaka yose noneho polisi za kumureba imugirira neza iramufatira namufunga iminsi nimba ari ingahe mufunze yavuyemo ngo afite A B C D na F polisi iramuganiriza ese agira umujinya waramubwata ariko umuntu w'umusitari nkawe ni ngo wagufata ubwo iyo myaka yose ufite n'ubwenge ufite n'abafollowers ufite ko rubangana umuntu bakurikira kuri radio bakakurikira kuri televiziyo ntaraba ngewe oya nyine wowe wayibonye kera muri 1972 bite kabazo bose yabiruta Jonathan hari ibintu ndashobora gutekereza ntabwo nshobora buriya ndi umuguruguru ari ushobora gutinyuka imodokari nyigemo gutyo gusa ndi umuguruguru moto nayitinyuka ndayizi
ariko gufata kontake ugakata n'uburemere bw'imodoka. Nabonye impanuka yabaye ndi kumwe na Rudasumbwa uhagaze aho abantu mwari mupfuye mbona imbaraga iyo modoka yari ifite ikubita wa mugore nawe imodoka ni ikintu kibi cyane kuko iba ifite ibiro kana ko imodokari wakombeje imodokari iba ifite ibiro udashobora gupima. Noneho iyo ikoze impanuka nabonye ujya asinya ahangaha bitangira ubwana Rudasumbwa navuga ati dore wabonye imodoka kandi ubwo ibyabaye kuri toxic shema byatangira isomo cyane ku rubyiruko, kuko niba Perezida Kagame afata umwanya akaganira n'urubyiruko ni abantu bafite icyo basobanuye ku gihugu. Urubyiruko bari hejuru ya 60%, kandi urubyiruko rukunda imodoka, kandi perimi y'ubuntu ntibaho. Urumva icya kabiri, bino bihugu duturanye byatetesheje abaturage ku buryo na bamwe mu banyarwanda bajya kuvoma iyo umuntu akamara imyaka 5 akamara 10 akoresha perimi y'ingande, akoresha indundi, akoresha inkongomani. Aba bantu bazacuka ryari? Bizagenda gute? Birasigira butomwe ki? Ubutumwa buhari nyine warabuvuze kare, aba stari yuriya wavuze ngo umusitari sinzi impamvu bavuga ngo umusitari ukumva ko ari ibintu byoroshye. Bakuvomaho ni inyenyeri imurikira rubanda. Kuvuga ngo kubura umusitari ukaba wakora ibintu bidakorwa byonyine ubwabyo bikera reputation y'urubyiruko. Kuba star no kuba wenda bavuga ati ngiye ngiye korora abantu bazanyigiraho. Hari umwana witwa Amachi de Black, yego agiye kumusura iwe nsanga afite akora ibintu by'amafirigo, afite ibyo yoroye inkoko, afite ni umusitari dukeneye. Buryo narabivuga ati ngiye noroye inkoko, mfite ingora firigo, afite isomo ari gutanga. Ariko kuza kuvuga ngo uraza gufata imodoka watse utwara imyaka 2 utwara imyaka 3 nta permis de conduire ufite, aho no kwiyahura ni n'ubwihebe. Polisi nk'urwego dukorana, buriya umupolisi mu mategeko aba afite iminota 3 mu kuba yamaze kubona ibyangombwa byose by'umushoferi n'ibikoresho, niba nta kibura hejuru y'iminota 3 hashobora kuvamo ruswa. Nayibagiwe, mbabarira, nagiye mu modoka nzi ko amatara yaka, mu minota 3 aba yakwatse perimi, ijeke, pneu de réserve, contrôle technique, guhuhamo n'ibindi. Rero uyu munsi polisi yashyize imbaraga mu guhuhamo, kandi nabyo ni byiza guhuhasha amabanga. Ariko ngiye burya nuko amaze gusaza, ngiye mu gipolisi umuntu nazajya amuhagarika, ikintu cya mbere namwaka n'uruhushya rwo gutwara imodoka, harushyira mu mufuka. Icya kabiri nkamubwira nareba uko ameze. Mu bazungu ubundi bareba imyitwarire yawe. Ntabwo uyu mwanya muri uru rucuku urumva wahura mu ruturuturu ndi kwipangira ibyo nkora wampagarika ugahita umbwira ngo huhamo. Guhuhamo kenshi umuntu mu myitwarire, ergo umuntu wanywera agaragara. Umuntu wanywera agaragara, umuntu wanywera n'umuntu unaniwe. Ntago wabihisha. Nka Jonathan namenyaga neza ko yaraye Kacyiru. Yego. Ubu nabwo akantu kiriya karimo k'Umusanze. Karimo. We yaje nijoro pe. Nateguraga ubu watureba ukavuga ngo turananiwe. Cyakora fatigue ushobora kuyireba. Urayipima. Nta mu mvugo. Nuko n'uburwayi wabupima. Muri physique, haba muri moral. Uyu munsi polisi yashyize imbaraga mu guhuhishamo, ariko buriya nigarure umuco wo kwaka abantu uruhushya rwo gutwara imodoka. Hanyuma niba ufite perimi y'inganda, hari inzira zerekana impamvu ufite iyo perimi. Uyu munsi turi muri East Africa, niba duhurizwa n'ubucuruzi, inteko ikaduhuza, dufite urukiko rwa East Africa, why not polisi z'ibihugu zitakora nako bakavuga bati iyi perimi ifite iyi nimero koko irayifite. Kuko kenshi kureba ibintu biri serious babireba ihabaye impanuka. Na toxic ushobora gusanga afite inkongomani, uriya mwana ni umunyamugima, yarayihishe. Hoya ashobora kutayihisha, ashobora kwihisha kuko ari indyogo, ariko kwanga ko yazaribwa inyandiko mpimbano. Nanone yewe kera natuze perimi y'Tanzania kuko nayaga njya Dar es Salaam. Noneho ushobora kugira perimi ya Tanzania ukagira n'iy'u Rwanda bitewe n'uko ukora ingendo. Noneho ca muri Sasanika hano ku Muhima, ntabwo zo umuhanda wacaga hejuru y'isoko saa 5 z'ijoro, waciye nko waciye wamanukiye kuri Apakope. Yego. Saa 5 n'igice nkubitana n'akamodoka kantera amatara adahagarara. Perimi yo hanze rero burya ntabwo bayandikira, aho kugira ngo batware perimi batwara karite jaune. Polisi anyaka perimi.
nari mfite Tanzania mba ndayimukacitse ambwira ati Jean Paul ndakuze mpa perime nyarwanda urayifite afande uramvumbuye ndayifite ariko perime nyikoresha nagiye Tanzania nuko nabonaga naciye sasa nika tukaranyigisha arambwira ati rero katusubire inyuma uca wagombaga guca nta nubwo yanyandikiye ariko nakuyemo iki perimi zo hanze kuko batazandikira akenshi ntabwo bazandikira yego iyo gufasha agasanga ufite perimi yo hanze batwara carte jaune bitewe n'ikosa ufite ukigendera bakazandikira carte jaune kuko ariyo ifite value akenshi kuko iyo perimi y'Tanzania wowe ejo nusubira Dar es Salaam uzazuzanya indi kuyigumana se bitwaye nta kintu biri rero uyu mwana nk'umunyamujyi kandi waganirijwe wenda n'umunyamategeko yaramubwiye ati ufite perimi y'Icyesha se perimi ya Congo mira cyakora afite y'Imbirigi kuko afite amaraso y'Ababirigi yego ishobora kuvuga ko burya ibara international ariko niba polisi yemeje ko nta perimi afite nuko yayimanye ariko toxique nk'umunyamujyi si umuntu watwara imodoka adafite perimi kubera ko amaranye imodoka igihe kinini murabizi ko njya mbaha amakuru ya meteo ukuntu ibintu bimeze ejo haguye imvura nyinshi mu bice bitandukanye aho wagiye i Musanze byari bimeze gute i Musanze yaraguye ngira ngo rero naho iragwa ariko ngeze za Muhanga imvura irabura yego turaza tugeze ku Kamonyi nabwo itangira kuboneka turaje tugeze hano kwa Nguvu Gin Limited naho irabura tugeze hano gato umuntu nuwe Nguvu Gin Limited hirya hanashyiramo n'akantu ariko kazungu turamwamamaza hano Nguvu Gin Limited bo tugeze hano Nyabugogo nabwo tubona imvura itangiye kugwa yo yaguye kugeza hafi saa 7 bitewe n'aho umuntu yarara hari mu gihe ubwo Nyamirambo hari iwacu yatangiye saa 7 n'igice igera saa 8 mwebwe muri kuvuga ibyoroshye mu burasirazuba yamaze abantu yisha abantu nibyo nari ngiye kukubwira hoya bararenga abantu nibyo nagiye kukubwira ni 15 yishe yakubise oya 9 bahise bapfa batandatu bagwa igihumure ngabona ari muhaye link aze kuza kumfasha arebere nuzamuhaye ni inkuba yakubise abantu 15 Yesu mwana ubwo icyenda niko yarabivuze n'ubundi bahita bitabima bose 15 personnes oya yakubise 15